Nongeye kuguha ikaze nshuti muvandimwe duhuriye ahangaha. Ubushize narabivuze mu ntera amabuye ngo ndimo ndibasira mbabwira ngo hari abantu bahagurukiye kurwanya iby'Imana yavuze, hari abantu bahagurukiye kurwanya Bibiliya mugira ngo n'urwenya rwanjye, ariko kuri incuro ndagira ngo mutege amatwi kandi murebe iyi video ngiye kubereka muyitegereze. Ariko mbere yuko mbereka iyi video reka manze mbasomera amagambo ari mu gitabo cyo kuva cyangwa se mu Kamisiri, umutwe ni wa 20 cyangwa se igice cya 20, turahera ku murongo wa 3. Haravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iyo ni Imana yabivuze ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Hanyuma umurongo wa 4 uravuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukenurwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza kubuzukuruza babo bibihe ibihumbi. Ahangahe ibyanditswe byera birimo biratubwira ngo ntitukagire izindi mana mu maso y'Uwiteka kandi ngo ntitukireme igishushanyo kibajwe. None niba muzi kwitegereza neza, bantu mufite amaso areba, ngaho nimumbabarire mumbwire iyi shusho murabona ibi bintu birimo birerekana iki? Itegereze neza urebe. Ndebera umwana nk'uyu nguyu uza agapfukamira igishushanyo cy'ikibumbano, undi mugabo nawe ufite ubwenge buzima agafata akamushwana agahanagura da. Ngaho ndebera umubyeyi nk'uyu nguyu, nawe shyira mu gaciro ndebere. Iki si igishushanyo arimo arasenga? Buriya se arimo arapfukamira padiri ufashe igishushanyo cyangwa arimo arapfukamira igishushanyo barimo barahanagura? Nawe reba, si yahaguza no hirya naho ku bantu mureba murabona ko ariko bimeze. Nababwira ngo hari abantu bahagurukiye kurwanya iby'Imana yavuze mukagira ngo n'urwenye. Imana si babwira isare. Ubu se hari icyo mutarimo murareba? Hari icyo mutabonye se? Nongere mbisubizemo se kugira ngo mubirebe? Reka mbibasubizemo murebe. Itegereze neza urebe. Guhera ku mwana muto kugira ku mukuru, arimo araza, reba araje arapfukama, bashyizeho n'ahantu bapfukama. Amaze gupfukama arangije asoma igishushanyo vurema igiti buti kibajwe. Nyamara Bibiliya yatubwiye ngo ntitukiremere ibishushanyo bibajwe, byaba bisa n'ibyo mu ijuru cyangwa ibiri hasi ku butaka cyangwa munsi y'amazi y'ubutaka. Nshuti zanjye mufungura amaso murebe. Nyamara ndabivuga mukora ngo nukwibasira, nge ntagomba nibasira. Ubu se uku nugukizwa cyangwa no kurwanya iby'Imana yavuze? Mwongere mutekereze, mwongere mugarure intekerezo murebe. Isi yamaze gufatwa, abantu basigaye bayoboka buhumyi, barayobye ariko ntago babizi. Nawe niba uri muri abangaba umenye ko nutihana uzarembwa kubera gusenga ibishushanyo. Niba uzi ko hari uwuzi usenga ibishushanyo, muhereze iyi video yirebe cyangwa se mu kimwe unamukibure. Imana abahe umugisha.